twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu Nyagasani akaba duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 27 bisanzwe, tariki 5 Ukwakira 2025. Ngaya masomo ajye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki, umutwe wa 1 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, n'umutwe wa 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Natabaje Imana ngira nti, uhoraho nzagutabaza kugeza ryari utanyumva, ko ngutakambira merewe nabi ntugeze? Ni kuki ungaragariza ubuhemu? Waba se ushyigikiye ushikamirwe? Nta kindi nkibona kitari ukurimbuka n'urugomo, ahantu hose hari impaka n'amahane. Nuko uhoraho ansubiza agira ati, andika iby'iribonekerwa ubishyire ku tubaho, maze babashe kubisoma neza. Gusa iby'iribonekerwa bizaza mu gihe cyagenwe, nibwo byose bizuzuzwa nta kabuza. Naho ryatinda kandi uzaritegereza, kuko rizaza ku gihe cyaryo nta gihindutse. Ni koko azarimuka umuntu uzi ubwirasi, nawe intungane izabeshwaho n'ubudahemuka bwayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 95. Uyu munsi ntitugunize umutima wacu, ahubwo dutege amatwi ijwi ry'uhoraho. Nimuze tuvugirize impundu uhoraho, turirimbe urutare rudukiza, tumuhinguke imbere tumurata, tumuririmbire ibisingizo. Nimwijire duhine umugongo twuname, dutere ivi imbere y'uhoraho turemye, kuko ari Imana yacu, naho twe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe. Yaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye, ntimugundirize umutima wanyu nko mu butayu, aho abasokuruza banyu banyinjaga, aho bangeragezaga nubwo bari barabonye ibikorwa byanjye. Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo dutege amatwi ijwi ry'uhoraho. Isomo rya 2 niyo mwora ya 2 Paulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 1 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8, n'umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Ngora mutima yanjye ngusabye kwivuguramo ingabire Imana yagushyizemo igihe nkuramburiyeho ibiganza, kuko rero Imana ntiyaduhaye umutima wuje ubwoba, ahubwo yaduhaye umutima wuje imbaraga, urukundo no kwitsinda. Ntuzagire rero isoni zo kubera umwami wacu umuhamya, cyangwa se ngo ugire isoni kubera ngewe ufunzwe ari we nzira, ahubwo ujye ufatanya nanjye kuruhira inkuru nziza, ushyigikiwe n'imbaraga z'Imana. Jya wigisha ukurikije amagambo aboneye wanyumvanye, urangwe n'ukwemera n'urukundo ufitiye Kristo Yezu. Komeza rero ibyiza waragijwe, Roho Mutagatifu utuye muri twe abigufashemo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 17 umurongo wa 5 kugeza ku wa 10. Muri icyo gihe intumwa zibwira Yezu ziti, twongerera ukwemera. Nyagasani arasubiza ati, ya mwari mufite ukwemera kungana n'impeke y'ururo, mwabwiye iki giti cyabubera muti, randuka ujye kwitera mu nyanja, kikabumvira. Niko se, ninde muri mwe wagira umugaragu umuhingira, cyangwa akamuragirira amatungo, yataka amubwira ati, banguka uze ufungure? Ahubwo ntazamubwira ati, banza ujye kuntekera, ukenyere, umpereze kugeza igihe ndangije kurya no kunywa, hanyuma nawe ubone kurya no kunywa. Mbese shebuja yashimira umugaragu we ko yarangije ibyo yari yategetswe? Namwe nuko nimurangiza gukora icyo mwategetswe cyose, mujye muvuga muti, turi abagaragu nk'abandi, twakoze ibyo twari dushinzwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ujye wibuka gufungura buri munsi, kandi wibuke gufungura buri munsi, ariko nanone wongere wibuke gufungura abandi buri munsi. Ikikubwira ko wahuye n'Imana ni ukuyereka abandi ya Mana wabonye, n'abandi bagakubonamo bakabigusomamo ko wabonye Imana koko. Amasomo y'icyumweru cya 27 aratwegereza Imana. Mu mugenzo tujye kuzirikana umugenzo mboneza bupfura witwa kwemera. Turaza gusoza tubona uburyo ukwemera ari ikintu gihambaye tutabyigezaho. Nani yose ijoro ry'uno munsi tuti, twongera ukwemera Nyagasani. Turazirikana ku ngingo igira iti kugororerwa. Mu Gifaransa babyita la rétribution. Kugororerwa rero nuko hazamo nanone ishinga bita kugorora. Habanza kugorora nyine kugira ngo uzagororerwe. Ubanza gucamo amagorwa akomeye kugira ngo nyine uzagororerwe. Nicyo bita kugororerwa, la rétribution. Guhera mu isezerano rya kera ndetse yewe no muri shya kugeza na n'ubu, ijambo bita rétribution, kugororera, ijambo ryakunze guteza impaka.
ubundi igisobanuro cya retribution cyangwa kugororera cyangwa guhemba, wenda n'igihembo reka tuvuge dutyo, nuko intungane zigomba kuzahembwa. Nicyo gisobanuro cya mbere. Hanyuma abagome, abagira nabi bakazahanwa. Punition hamwe ni purification biganisha kuri recompense, igihembo abo bakoze neza. Hanyuma abandi bigaganisha kuri punition, igihano, igihombo. Muri rusange nicyo bivuga igihembo cyangwa kugororerwa, nuko intungane zizahembwa, abagome bakazahanwa. Rero guhera mu isezerano rya kera hakunze kuvuka ikindi kibazo none se kuki tubona niba ari uko bimeze, intungane ko zizahembwa, intungane ko zizahirwa, kuki tubona hano ku isi abagome bakomeza kwidegembya, ariho bamerewe neza, ariho bahiriwe, ariho bakize, ariho bafite ibintu bya mirenge, mbese rigaragara nkaho ariho bahiriwe hano ku isi. Wajya kubona intungane, umugira neza ariho uhura n'ibibazo, ibyago, agahinda, amadeni, indwara n'ibindi byinshi cyane. Iki kibazo nanone iri hurizo riza nanone ritwereka igisubizo tuza kureba kwa Yobu. Yobu wahoze ari intungane maso y'Imana, ariko niho yemye guhura n'ibibazo, ibyago, uburwayi, ibintu bikamushiraho, n'abantu be bakamushiraho, ariko agasigara n'iki? Ubuntu bw'Imana. Uwa mbere ni Yobu watanze igisubizo cy'intungane irimo ibabara, comme purification, mbese nkaho iri kunyura isukurwa, ariko Yobu birangira agororewe n'Imana kubera kwitwara neza, kwihanganira amakuba. Ikindi gisubizo tugisanga mu gitabo cya Mwene Siraki, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 cyangwa no ku wa 6, uze guhasoma ko zahabu yungurirwa hehe? Mu muriro. Mwana wanjye ujye wihanganira ibigeragezo, ibibazo, ibyago, kuko iyo ni inzira, nanjye kuvuga inzira y'Imana yo kugira ngo usukurwe. Yamvugo cyarate nigira iti qui ben amat ben castigat, qui aime bien châtie bien. Ngukunda nyine uramuhana, ntabwo umuhanura, ahubwo umuhana umuhanura. N'icyo bita kugororerwa rero ntago ari uko wakoze neza gusa. Kugororerwa no kwanza kugora buhoro akagenda kugorora cya giti nyine kigorwa kikiri gito, nyagasana akagenda kugora kugeza igihe nyine uzagororerwa wamaze kugororwa. Iyo wumvise urugendo rw'umuntu w'intungane, rw'umuntu umugira neza, urimo totezwa, urimo babara, nani gushaka kumva neza purgatori icyo ari cyo. Uri hano ku isi watangiye purgatori, nuko rero igihe cyazagera nyagasana akaguhamagara mu bwami bw'ijuru. Purgatori dushobora kwitangira hano ku isi, nyagasana agenda tuyungura buhoro, agenda tugorora buhoro, kuko tuba twaragoramye. Igihe cyazagera akazatugororera kubera impuhwe ze. Tujye kuzirikana ku ngingo 3 ziza kudufasha kureba niba tuzagororerwa. Ingingo ya mbere kiraza kuba ari ikibazo ihurizo, iyi nshinga kugororerwa ikunze guhura nayo. Ni nabyo rero tugiye kwerekeza ku masomo y'uno munsi, aho twumvise Imana itangiye igisubizo cyo kwihangana, abagaragu bawe bakayitegereza uko umugaragu w'Imana agomba kumera. Turumva umugaragu w'Imana Habakuki ari gutakambira umuryango w'Imana uri mu kaga, uri mu bibazo, ushikamiwe. Nuko Habakuki akerekera ku Mana ayibwira akabaro k'umuryango. Turamwumva rero ahangayitse, ari kwibaza niba Imana iriho, kuko Imana ikomeza kureba abagome, abashikamira abandi, ako karengane Imana kuko bukikareba. Mu isezerano rya kera twongere twibutswe nyine ukuntu iki kibazo cyagurukije abanditsi benshi, uko intungane ziri kubabara, ziri gushavura. Uyu muhanuzi rero ahagarariye abantu bose, ari kuvugira Imana ya yindi abahanga n'abanyabwenge bajya bavuguruza, nuko akavugira abakene kugira ngo Imana ibarengere kandi barenganure. Turumva igisubizo Imana imuhaye, kandi musago cyandika cyerekeza uburyo nyine izagororera abo bose bitwaye neza yashoboye kugorora. Ngo niko ko azarimuka umuntu wese wuzuye ubwirasi, nawe intungane izabeshwaho n'ubudahemuka bwayo. Amen, amen, amen. Ngicyo rero igihembo cy'umuntu ukora neza, kwihangana ugategereza kugeza igihe nyagasani azakwibuka, kuko agukunda kandi akugirira impuhwe. Iby'Imana bishobora gutinda ariko ntibihera, nandicyo iri somo ryatubwiye. Niyo mpamvu rero iyi Zaburi nayo ije yikirizira ino somo, gufungura imitima yacu kugira ngo nyagasani yinjire, dukomeze gukorana n'urugendo, umutima, umubiri wacu, ubwenge bwacu byerekere nyagasani, maze tugire ukwemera, gufungura umutima, gufungura umutwe no gutanangira umutima, kugira ngo ukwemera
turusheho kubona Imana, twoye gufunga bityo Imana iganze iwacu. N'isomo rya kabiri ryo mu wa kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye Timote baratwereka ko umugaragu w'Imana atabura ibibazo. Pawulo ari mu buroko, ariko ko ari mu buroko ntabura gukomeza ashishikaza Timote nk'umukuru w'ikoraniro umwepiskopi yaramaze gushyiraho kugira ngo akomeze kiliziya nawe akomere ubwe. Gukomera kukwemera yakoresheje ngo akomere kukwemera muri Kristo, kuko nibyo bizatuma atunganya neza umurimo ashinzwe. Twongere dutekereze kuri Pawulo uri mu buroko, nubwo ari mu buroko ariko ntabura gukomeza ubutumwa. Ni kangahe nagenda ndambika ubutumwa kubera ibibazo mpuye nabyo, kubera akaga ndimo, ibitotezo, nuko nkajugunya iby'Imana. Pawulo ambera urugero no gushishikarira iby'Imana buri gihe, nzirikana ko ingororano nyine ari nyinshi imbere y'Imana. Rero gukorera Imana ntibikuraho ibyago. Umugaragu w'Imana ntatana n'ibibazo. Umugaragu w'Imana akamvuga Bikira Mariya kibeho ati mwana Mariya ntatana umusaraba, ntatana ububabare. Nawe ni uri umugaragu w'Imana, ububabare buzaza, uzafungwa, uzatotezwa, ariko ibyo ntikabuze kwegera Imana. Iyo duhuye n'ibyago, ibibazo, ibitotezo, aho natwe ntizijya tudohoka tukigendera tugahunga ngo Imana yaragutereranye. Humura, Imana muri kumwe. Ivanjiri no munsi nayo irazi kwereka uburyo tugomba kugira ukwemera. Ubwo intumwa zimaze koko kubona ibibazo zifite, n'abanyantege nke, hari aho batakwigeza, begereye Yesu ati twongere ukwemera Nyagasani. Nyagasani rero bashyize imbere y'umugaragu ndetse na shebuja, aho umugaragu atagomba guharanira ishimwe, atagomba guharanira ko bamubwira ati wakoze, ahubwo agaharanira kurangiza neza icyo ashinzwe. Nicyo ikizana ukwemera, kurangiza neza ibyo dushinzwe. Aho nawe tuharongera ukwemera. Niba n'umwishwa Nyagasani, ni icyo gisubizo nakabonye kuri iki cyumweru, uti kurangiza neza ibyo dushinzwe. Turabagaraho nk'abandi, twakoze ibyo dushinzwe. Ahandi mu Ivanjiri aravuga ngo turagarwa umumaro, twakoze ibyo twari dushinzwe. Amen. Nguko kwemera no kurangiza ibyo ushinzwe. Ingingo ya kabiri tugiye kubona intera z'ukwemera. Intera eshatu z'ukwemera. Uraza kubona muri izi ntera eshatu, urebe intera ujya utera, urebe aho uherereye, urebe igice uherereyemo. Intera ya mbere y'ukwemera ngo n'abahakanyi, abandi batemera na gato, abandi baherereye mu bagome, ababisha, abagira nabi, abo bose bakora ibyo bintu bagirira abandi nabi nkaho batazi Imana, kubaho nkaho Imana itabaho, kuko Imana ni neza, Imana n'urukundo. Abo ni abagome, abahakanyi. Aba kabiri ni abashidikanya, dute. Twongeye twibutse ko ubuhakanyi, ubwoba ndetse no gushidikanya ari ibimenyetso bya sekibi. Reka tugaruke ku gushidikanya ndetse n'ubwoba, nkuko na Pawulo atamye kubishikaza Timote ati wigira ubwoba. Akenshi ugasanga uri gukora ku bwoba, ukajya gusenga kubera ubwoba ati ntawamenya, reka mfe kujya gusenga Imana itaza kundakarira, ukaba wagwa. Iki gihe rero bene uyu nguyu iyo abuze icyo yasabaga ku Mana, akenshi ahitagwa, ahita asinzira, ahita arambika, no kurambirwa nyine bitabuze. Niba uzasanga bamwe batangiye kwivumbura, kwiyandavuza, kwiyandarika, ati n'ubundi Imana yanyinyakiriye, ugahita uyitiramo ingeso mbi, iz'ubusambanyi, iz'ubusinzi, mbese nko kwivumbura ku Mana. Aha rero bizakura ikindi kibazo, ko ushobora kwiheba kugeza n'ubwo wiyahuye. Kubera iki? Hari icyo wabuze ku Mana, kuko uri gushidikanya. Abantu benshi duhere muri iki gice kuko turasenga, ariko niba dusenga kenshi tuba ducunze ibintu Imana iduhereza. Iyo tubibuze rero ku Mana, Imana itabiduhaye ako kanya, duhita twivumbura, bamwe tukiyahura, abandi bagakomeza batoka Imana bivovota. Uti ntawamenya, Imana yarambeshye, narayikoreye none nta kirampa. Abantu benshi ugasanga turi kwivumbura, kwijujuta bitabuze. Intera ya gatatu y'abemera ni abemera nyine. Dore ibintu bine biranga iyi ntera. Ukwemera icyo ari cyo. Ukwemera ni ukwemera ko nyine Imana iriho kandi ko ishobora byose. Rero iyo tugeze ngo ishobora byose n'ibyaho birimo, aho niho agatima kongera kugaruka, n'ibyaho birimo ko nawe yumvisemo. Imana ishobora byose, nta kinanira. Aho urabyemera, ibiboneka ndetse n'ibitaboneka. Ikindi kiranga ukwemera ahangaha ku muntu wemera, ni ukwemera ko nubwo ntaruzi Imana ariko yo iranduzi. Ntabwo nyibona ariko yo iri kumbona. Urabyemera? Ikindi kiranga umuntu wemera kuri ino ntera, ni uko yemera ko Imana izamusubiza, yamusubiza none, yamusubiza ejo, igihe atazi. Uko biri kose Nyagasani azamusubiza ku gihe gikwiye, nkuko atabye kubigarukaho mu masomo y'uno munsi. Mwigamana babyita espérance eschatologique. No hakurya y'Imana Nyagasani ashobora guha gusubiriza. Icyo cyizere ufite ku kwemera, ko nako n'ukwemera.
hanyuma intera ya kane y'umuntu wemera neza neza ni wa wundi ushobora no kugera ku rwego akavuga ati Imana iramutse itanangororeye byagenda bite, ese nakomeza kuyemera? Aha, iki rero nugera ahantu kumva ko nta n'ikindi gihembo uteganyirijwe, uri umugaragu nk'abandi nawe wakoze icyo wagombaga gukora. Iyo ni intera ya nyuma y'ukwemera ko wumva neza nta n'igihembo ukeneye. Ingingo ya gatatu ni ikibazo tuza kwibaza uno munsi kuri amasomo. Uramutse umenye ko mu ijuru nta gihembo kindi kiriyo uteganyirijwe, wakomeza kurikorera cyangwa wakwivumbura? Wakomeza gukorera ijuru uzi ko nta gihembo uzabona? Tuzabona hano ku isi ko turi materialiste kandi nusome materialiste, dushakisha ibintu hano ku isi. Buri gihe mu mutima wacu tukumva ko no mu ijuru nabyo tuzagororerwa, tuzabona ibindi. Akenshi usanga bene aba ngaba bavuga ati mboni gukorera Imana, ndabizi Imana izampemba. Ati yakira kino ati ni Imana ndi gukora, ndabizi Imana izampemba. Ugasanga twishyizemo icyizere cy'uko nyine byanze bikunda Imana izaduhemba. Ukamera nk'umuntu uteze Imana ko izaguhemba. Ni kangaho ujya ukorera abandi utizeye igihembo cyano ku isi, ndetse n'ikijuru utanakizeye, kuko Imana ntabwo tuyikorera kubera ko izaduhemba, abo dukorera Imana kubera ko ari Imana, dusingiza Imana, dusenga Imana kuko ari Imana. Aleluya, amen. Mujye umva ino nkuru nawe uraza gusanga aho uhagaze mu kwemera kwawe. Ushobora kuza gusanga ufite ukwemera cyangwa kujegajega cyangwa nta nuko ufite, uri n'umuhakanyi kandi byabanga. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu ruganda rumwe rwari rukomeye cyane, ubwo patro yahembaga abakozi neza, akabahemba bikagenda neza, buri wese akamuha ikimukwiye, buri wese akamumushaje uko bikwiye. Igihe kirekire abakozi bakorera uruganda, nuko igihe kimwe kiza kujyana n'uko nyine ntago horaga hanze, bishoboke ko uruganda rwaje guhomba. Ntuze guhita ubimbaza ngo babagaragu bagiye kubona baratungurwa. Ngaho fore cyatunguranye, ese barabirukanye? Ese babahembye amafaranga y'umurengera? Ese bahembye amafaranga y'ikirenga? Byagenze bite? Ngo nuko ngo bamaze amezi 6 batarahembwa, baribwira bati buriya tuzahembwa bishimishije bikomeye cyane. Bakomeza kugira icyo cyizere cy'amezi 6. Nuko bagiye kubona amezi 6 ashize batarahembwa, bagiye kubona buri wese shebuja muhaye ibaruwa imusezerera ku kazi, wishyushye cyane, imusezerera ku kazi ko atazongera gukora aho ngaho. Kandi noneho abasezera nta mberekeza bahaye, abasezera y'amezi 6 ntayo abahembye, abasezera nyine bahita babura akazi kujya kuba abashomeri. Abo bagaragu baribaza, birabayobera, bibaza ko bagiye kwifata, birabayobera, bibaza ko bagiye kwitwara, babuza akazi, babuza amafaranga, ntacyo bagisigariyeho. Ako karengana ko kababara bahuye nako. Nuko bamwe nyine byumvikana nawe uhita utekereza ko waba umeze, bagukuye ku kazi muri ubu buryo, nta n'imperekeza baguhaye, na ya madeni yawe batayakwishyuye, wabigenza ute, wakwitwara ute? Ngo nuko haboneka ibyiciro by'abantu 3. Ngiye gukubwira uburyo bitwaye abo bakozi. Abakozi ba mbere bagira uburakari, bafite icyemezo cy'uko bagiye gusiga ibikoresho by'uruganda babyangije, bimwe babijugunye, ibindi babigiriye nabi, mbese babisandaje kugira ngo nabo bihimure. Abakozi ba kabiri, ubwoko bwa kabiri, bafata icyemezo cy'uko bagiye gusahura bimwe mu bikoresho by'uruganda kugira ngo bihimure, bashyiremo umunganyo ngo bingana, nyine batware ibihwanye n'aya mezi 6 ndetse barenzeho. Nuko abakozi b'icyiciro cya 3, umwe ngo abwira mugenzi we ati natwe urabona ko ntaho dusigariye, ariko twebwe dufite ibimenyetso, tujya kurega databuja kuko dufite ibimenyetso, ubundi turebe uburyo urukiko rwaturengera rukaturenganura. Nuko mu gihe ngo bari bagiye kujya mu rukiko, ngo uwo bagishaga inama abwira mugenzi we ati, ngo yari umugore, aramubwira ati mva rero sha, databuja ashaka kuba yahuye n'ikibazo ntawamenya, ariko abaye nta n'icyo ahuye nacyo. Uruganda njyewe rumaze igihe kirekire rungaburira, nakize ubushomeri, byibuze mfite igihe naruririyemo, byibuze mfite aho rwangejeje, byibuze mfite icyo narurongeyemo, icyo narubonyemo. None koko ntinyuke njye kurega databuja n'uburyo yangaburiye, nubwo amezi 6 atigeze mpemba, koko nirengagize iyo neza yangiriye, nirengagize uburyo naruriyemo, uburyo naruhembukiyemo. Ndamutse mureze ninjye waba wireze. C'est l'ingratitude. Naba koko ndirashima nkurikije ibya mbere byambayeho, nkurikije uburyo rwandeze uruganda rukantunga, ntago ushobora kujya kurega databuja kabone ubwo yankorera biriya.
umva ngiye kwicara nyine mu rugo nzazirikana byibuze ibya mbere uko nabayeho neza bwa mbere, ariko sigaho sinshobora kujya kurega databuja. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Muri ibi byiciro ko ari bitatu by'aba bakozi birukanwe ku kazi nta mperekeza, nta kubishyura n'amafaranga yabo bakoreye, ni ikihe gice wagaya muri aba? Ni ikihe gice wanenga? Komeza utange igisubizo. Ni ikihe washima? Ese wowe ni ikihe uherereyemo muri ibi bice ko ari bitatu? Yego birashoboka ko utari umugome wawe usiga sandaje n'ibyo yasanze cyangwa agakora ubugome bwose, ariko ushobora kuba uri ahangaha nyine nawe ushaka impongano, ushyiramo umunganyo, atereka nanjye ndebe ukuntu nakwishyura, kwa kwiba, kwa gusahura n'ibindi byinshi cyane. Ushobora kuba uherera ahangaha nawe, ushobora kuba uri umugaragu nk'uwo nyine. Ese wageze ngo hari aho bitaniye na cya gihembo ushakira hano ku isi? Nawe ushaka kwihemba mubyeyi, babandi bakoramo ntabure. Icyo rero bita ingurane, inyishyu, inyungu bibera hano ku isi, nta kwemera kurimo nyine. Biracyari mu gushidikanya, nawe ntabwo urakura mu kwemera. Ese koko mubyeyi, ni kangahe ushobora gukora umuntu ntaguhembe agakubona na kamerisi? Wabuze ko ushobora no kugenda akagutuka ugatahana ibitutsi? Aho uzabyihanganira? Ubyakira uti iyo bakurenganyije? Aho ngaho ujya hapimira ukwemera kwawe nawe. Imanza, inkiko nizo koko zishobora gukemura ikibazo mufitanye n'umuvandimwe? Ushyira undi mu rukiko, urabona icyo gisubizo cya nyuma? Ujya uzirikana ineza byibuze, ibyabanje byibuze ko byari byiza? Kuki dufata ibya nyuma tugahita tubivunjamo zero byose? Ntituzi uko databuja byagenze, ashobora kuba yarahombye cyangwa ashobora kuba amerewe nabi. Kuki koko ishyira databuja mu rubanza kandi yarangaburiye mbere ya byose? Ibirerekeza ku Mana. Iyo Imana itadukorera uko twabishakaga, twivovota tukivumbura ati Nyagasani bumana n'ibyawe, ugasanga turi gutuka Imana bamwe na bamwe. Icya kabiri gikurikiyeho kiza kugufasha gusuzuma ukwemera kwawe, ni igihe tumara twebwe abakozi turi kunenga abadatabuja, turi kubatuka, turi kubavuga nabi, turi kubanegura, turi kubasebya. Icyo nacyo ni igihe cyo gushidikanya, cyo kwemera guke. Icyo gihe tumara turi kuvuga intaha, icyo gihe tumara turi kuvuga Imana nabi, turi gutuka Imana aho kuyitaka. Uko nako no gushidikanya, ubwo nako n'ubuyobe, n'abemera gato, n'abahakanye. Wasanga icyo gice nawe gihereremo, igihe uhera mu nteko uri kwivumbura, uri kwijuru, turi kunega. Ibyo byose rero nibyo abahakanye wa mubyeyi we. Wasanga nawe uri muri ibi bice, nyabone kuza gusaba imbabazi kuko nta kwemera kurimo. Ubuze ukwemera, uracyagoramye, ukeneye kugororwa. Icya gatatu tujya gusorezaho ni ya migenzo itatu dukunze kuzirikana mu gihe cy'igisibo: gusiba, gusenga ndetse no gufasha. Akenshi iyo migenzo isozwe ivuga ngo ujye ubikora, Imana aba ariyo yonyine iza kubimenya. Reka nkwibarize ikibazo mu gusoza. Ese uramutse ukoze ibi bintu Imana ntibimenye, wakora iki? Aho wararuhiye ubusa. Ese waba wararuhiye ubusa? Iki gisubizo uza gutanga kiraza gukwereka nyine niba Imana itabizi, ubwo nyine uri umwirasi. Biragusaba rero ko Imana itabizi, kuba ubona ko Imana itabizi, nuko nyine wasanga uri umwirasi nawe, wasanga ubikora wiyerekana. Turasabwa rero kongera ukwemera, tukamenya ko n'Imana iruzi ibyo byose wowe utabonye, iruzi ibyo byose wowe abandi batabonye. Ese ugemera ko Imana iruzi? Rero niba koko ukwemera ko kugera aho ngaho, niba uzasanga wakoze ikintu ariko uri kuvuga uti nubwo Imana ntacyo yamba, uzasanga wenda niwo uhura n'ibibazo, ibigeragezo, ibyago, agahinda n'ibindi bitotezo bya hano ku isi. Nubwo Imana itabigukuriraho, ushobora gukomeza kuyikorera, wabishobora. Uko niko kwemera rero, uko niko kwemera mubyeyi we. N'igihe Imana itari kuguhema nk'uko ubishaka, aho niho uzajya usuzumira ukwemera kwawe. Naho ubundi ntukamere nka mwana wivovota ati Nyagasani mpereza iki ngiki, aha n'igihe akibona. Uri mukuru rero, umuntu mukuru mu kwemera akora n'igihe nta gihembo gihari. Ako kantu mu gihe baciye uturongo dutatu, gukora utiteze n'igihembo, yewe habe n'ikijuru nacyo ntukagikitega, kuko abantu benshi tugwa mu mutego ngo po ndakora ikimana ndabizampemba, izampemba. Ugasanga kenshi turi gukorera ibintu twizeye hirya, nyamara ukwemera kwerekeza no gukora nta gihembo na kimwe wizeye, yewe habe no mu ijuru. Kuko ijuru niba tuzarijyamo, ntabwo tuzabona ibintu nk'ibi ngibi tuba twifuza hano ku isi.
ijuru nyaryo igihembo nyacyo ni ukubonana n'Imana, kubana n'Imana. Icyo nicyo gihembo gihagije, icyo nicyo gihembo kirusa ibindi byose. Rero kubonana n'Imana ntabwo uba ugikeneye ibintu, ntabwo uba ugikeneye amafaranga, aho Imana ubwayo urayireba ukumva uranyuzwe. Nkomeje kukwifuriza icyumweru cyiza, unyurwe n'uburanga bw'Imana, unyurwe no kuba uri kumwe n'Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.